namo mwarebye ra abakobwa bagira injajwa abakobwa muri atari injajwa ubujajwa butangira bakiri bato ubona bari kuganira ku bahungu babatereta wari uzi ko Eric ejo yambwiye ngo arankunda nanjye yari yarabimbwiye mwemerereze mureke Brian nawe nzabikubwira okay ibe namwe umunsi wa mbere nazindutse mu buzima bwanjye uwo munsi wanjye wa mbere nakererewe mu kazi ari nazindutse pe nditegura hakiri kare kugira ngo nakererwe iyo gahunda yari ingenzi murabizi ko kugira ngo witegure hakiri kare ikintu ukora n'iki ucurika akazi bino bintu abakobwa bivugisha ngo ngeshere wanjye turabipfa ngo nitegura ninze ngo nkakaraba umwanya munini ngo nkisiga amamekapu ngo najya kwambara nkana n'ibiteye ipasi nkatera ipasi yemuhu mubwira acurika akazi bizoroha ntazongera gukerera mubwira abanze yambaye mbere yuko akaraba ndabeshya abahungu kugira ngo tuzinduke ducoze gahunda vuba tubanza kwambara tukoga nyuma ibi bintu bya pisi mubona nge nabyize kera wangu mu mazi sibyo niko nabigenje uwo munsi mvuye muri dushe ubwo nari nambaye nyine ngarutse nsanga amateri iratose what happened ubwo uzi impamvu inzu yanjye ni dushe ifite akumba ku ruhande ntabwo ari icyumba gifite dushe na komisiyoneri narabimubwiye njya gushaka inzu nshakira inzu nziza icyo nyine n'ubwiherero kuryamana no mu kabari toilette zo mu kabari nimbi mujye muzireka anshakira inzu ya mbere ngiye kuyireba namubwira nyoya yari nziza pe ariko toilette iri hakurya y'umuhanda ukuvuga ngo ni itegeko ugomba gushaka kujya muri toilette nibura mbere y'iminota 30 y'uko ubishaka kuko ubishatse ako kanya wagera muri kaburimbo tayari namubwira nshakira indi neze nayo ndayanga kubera ukuntu yandangiraga ahanira inzu yegeranye n'irimbiwe ku basinzi noneho dukunda kugwa kawo ibazenguye nko ku musaya wa dodi none ari kundangira ku muhanda yarambwiraga numva wizi ngo manuka urabona ahantu haririmbi tore ntumanuke ku musaraba 12 uvuye ku muhanda hashyinguye umuntu witwa Patrick muri Tirano yapfuye buri kabiri ahita ubona byanditse ku musaraba manutse ndayoba kubera ko umusaraba 11 wari waraguye ubwo nshaka inzu ya gatatu ariyo nagiyemo biba byiza iramera nishyura 1/8 cy'ukwezi nayishyuye mu byiciro ndakanyagwa ubwo twari dukomereje muri dushe so twari tuvuye se
ndivuga hakiri kare manze nidekarare ibintu bibiri bitatu biranga umuntu wasinze. Icya mbere aribagirwa, muze kuba imbabarire. Icya kabiri arayoba, muze kunyihanganira n'indamukanyobya. Icya gatatu aratukana, nabyo mubyihanganire, mwumva mwangegeramo, muze kubyihanganira. Turakomeje tuvuye muri dushe mba ndashasha uburiri cyane ko abahungu njye maze amezi 2 njye ndyama neza, uburiri bwanjye butaratsasuka kubera ko ntashukereho. Ubwo wabandi ndambara nyine iya myenda imwe mpora ngihinduka ngera ku muryango ngiye gusohoka nyikuraho rido Randirodi rero waba warishyuye utarishyuye twese turabatinya, baba bameze nk'abanimateri muri interina cyangwa tomandizeri cyangwa umupolisi n'umumotari. Uzi ko umumotari agutwara yabona umupolisi agahita akubwira ngo harya ugiye, umwana y'igikondo ngo harya akaganda n'isensenike. Ubwo tuba tugize gute? Randirodi tuba turaganiriye. Uzi ko Randirodi akuganiriza akagerageza kukumvisha uburyo ufite amafaranga, hato utazanacika ukamubwira kuko kwezi wayabuze. Ikiganiro akikubwira akavuga ati rusize uko ndi umukire, nabaye nyisohoka ati ambaye neza, navuga nti kambayeho. Ntugiye mu kazi se? Nahakane mfite amadokima ntingiyeyo. Uracyakorana n'abakibonke? Namwaniye akibonke afite amafaranga, unushaka uzitware neza ngo buriya ba Jafeti ni inshuti zanjye, ngo amafaranga uzitware neza gusa. Uracyagenda muri ka kamodoka se? Ndamwaniye ntimuna nawe uzayigura, ndamubwira nti nta kibazo. Ukomeza muri ibyo rero, iyo ushaka kumucika nta kindi ukora, umubwira nyine igihe uzamwishyurira icyaba akeneye kumva, kandi nawe ukagerageza kubimubwira ku buryo atumva neza ko ari ibyo uvuze. Ntabwo bavuga ngo amafaranga ngo ibiki buri kigo ry'isi mu marenga, uramubwira ati za gahunda ntabwo nazibagiwe. Ubwo mba ndamanutse arambwira ati nababura abasaza ati humura ntugire ikibazo, njye nta kibazo mfite cy'amafaranga mwana wa, ndabizi ubuzima ni bworoshye, nisa ahubwo murya muto ubu ngubu. Ndavuga ni buriya none habonye ko ndi umukene ahita yivuguruza ngo murya mu maresitora ziba zinahenze rero, ngo niyo mpamvu ibintu by'amaresitora ntajya mbijyamo. Ndamanuka njya ku muhanda, twabyumvikanye ko amafaranga nzayamuha, yanabyemera nambwe nta kibazo cyayo afite. Ngeze ku muhanda telefone irasona, ndebye muri message ye, uboneko yari uzasiga urufunguzo abantu bashaka kureba inzu. Nsangiza yandika ngo uranyumva wangegerayo. Cyambere kiranga abasinzi muri bitatu bya nyuma harimo gutukana. Amwene nawe si wowe wasanga wagasoma. Ngera kuri kaburimbo njya kwitegera moto, bakabaresha bapatino batega amamoto, ariko bari mwahura na patino ateze moto ameze nk'ininja, ibigofero, ibipfukamunwa, biriya by'amasheneti kare
wawuriye ahantu mu izina ry'Imana ndamuyoberwa amagarara impande zanjye n'uwo mufana agiye kunshimuta. ni kubakoma nibwo ntangiye amero kukumenya n'amezi bati nyanganisha turi nanjye n'ikibonka wayimbwiye amwahuriye muri Tour du Rwanda arakuyoberwa mama w'Imana dore yagiye imbere ya kibonke yashyizeho agapfukamunwa n'ingofero byinshi cyane. Salamu Musa kachibonke mukareba kuri nako karifunga katire kare kane kintu mvugana n'aba batipe karifunga umujama. Salama Kibonke pati nomani Kibonke namureka njya kubona mbona abandi ni patino ubwo mba nteze motari nyine twari tugeze munyanganira ndibagirwa aho twari tugeze ku mumotari ngiye ku muhanda mba mbonye umumotari uzi ikintu cyatumye mutega yari yihariye burabunda abantu yari nibwo bwa mbere mu mateka nimbonye umumotari wambaye amarinete abanje kugira amakoba abana isi yarangezayo kuko kera papa yambaraga rinete nako n'uracyazambara yaratwaye imodoka kubera kutabona neza igikamyo kituri imbere kiri kuza mbona ari kugisanga gisatira ashaka kukinjiramo kandi bitewe n'ibibazo abafitanye na mama ngira kugira ubwoba avuga nawe bukera papa yekunyica kubw'amahirwe numva arambajije umwana wawe izi moto ebyiri ziteganye tuzidepanse se ntabwo bariya nibwo bwa mbere nabwiye nabi papa aho mbwiye ni ikintu gikamyo wangegeraho ikintu cya mbere kiranga abasinzi harimo gutukana mu bitatu bya mbere byo hasi nari nyine umwana ariko naragasomaga mu cyayenzi motari turagenda ariko twabanje gucirikanya birananirana hariho bitarabaho ariko abamotari bapfike n'ibiceri bya senkani abamotari bagutwara 3 abamotari bagutwara 7 banga ibiceri bya senkani. Ikindi kintu namukundiye yari umushomeri yararobaga urabona ibintu bya covid byaje byatumye abantu benshi bareka akazi bakoraga kubera ko kahagaze nk'abantu bakoraga mu bukwe bahise bahagarara bajya kwishakira akandi kazi kitasi ibyo yakoraga safite YouTube channel muri iyi minsi nawe yari umutahira sha ubukwe buhagaze ahitamo umumotari ariko imvugo y'abatahira yanze kumuvamo. Abatahira muzi uko bavuga uri n'amacumu yinde kunkubaze samunduru rwandirima ya rucyatizi sati sumba ingeyo zimbuye nawe nuko yavugaga imvugo ye Kora uya chimbo nara epfo n'ubaratanye ngo Kimironko rwa Marando Gishushu Convention Kacyiru kinamba ya mbere kinamba ya kabiri ukazuka amazi Nyabugogo aho bashyiramo inka nkumva ari gushyiramo amahoni pipi namubwira nti ndagenda banuriye moto turamo agatambaro n'agapfukamunwa nk'ininja nyine. Okay, ininja bivugitse nawe mushobora kuba mutararebye izo filime nka Patino nyine. Turagenda nagize ibyago kuri umumotari kuko yararwaye indwara
ntabwo ari indwara. Ari ikintu cya mbere kiranga abasinzi ni iki? Umumotari yaranunguye ukuntu ari kwibagirwa. Nongera kugira ubwoba kare budutema umukingo uko natekerezaga ko nawe system kwaje. Noneho we byari systematically located with Andromeda spiral galaxy and utmost energy level of circumstantiality of existential problematic question. Mumbazi cyo bivuga na simezi. Yibagirwaga tugeze kuri dodani gusa. Kandi yibagirwaga ntiyacecekaga. Twaragendaga ari kumbwira ibibazo by'umuryango. Rero umusaza wanjye rero mutahira ibintu bizakwanga nakoraga umukwe twahembwaga neza igitano dodani imbere. Turangije biza kurangira byanze kuri dodani turageze mu bukeye bwaho. Ubwo mutipe nakubwiraga rero wakabari byaje kurangira aho yamaze guhomba ubuzima burakomeza dodani imbere. Mumaze gukomera ariko kabona ashaka gukomeza guhangana. Umukobwa amaze gutwita gahundira Koboyi yageze aharibagirwa ku buryo nge twageze muri leta arahagarara atari wongiye atangira kubaza umugenzi ugiye mu mujyi ndiho wangu amubwira ni mota ndiho ahita ambwira ngo ndiho mana ndiho. Turagenda tugerayo ndamwishyura kanyenyeri bya bindi byose kiramubara w'ibanga arambwira n'amafaranga ariho nkoresha indi telefone ndamwishyura ndebye amazina ye nsanga yitwa Ismael Mwanafunzi. Ayize umuntu neza telefone gato ifite internet YouTube nizaho gato telefone ya boss kandi bayo twakoreye ku kwezi ajya bempisha jamumba mwacha kamera ngo bari gukata umusoro wa YouTube sa bakata kumbese turayabona agenda. Muri ikintu kinsetsa telefone ukuntu ihenda akaba ayitunze bafungura y'amadata. Nzi ko iyi telefone yo kuyitunga ari ukugendana indi modoka data zifungurirwa he. Ubwo uzi ukuntu bimeze kibo. Niba ugenda nko muri Santa Fe ufite n'iyi telefone ugendana yarisi muri Santa Fe, ni ukuvuga ngo Santa Fe yawe ni breakdown. Nta kibazo umagana afite iPhone ariko uzi ko ubusizi burimo akantu Roma uyiraza heza nzagusura mu masaha akuze. Ninjye udafite iPhone koko mpamvu ndayizisha nuko mfite umusheri w'umunyarwanda. Ibi byose ni aba diaspora. Abeshya babeshya sha. Reka mbumvishe impamvu nari mvuze Mwanafunzi, impamvu Mwanafunzi mwanga. Mwanafunzi kiriya yakoraga ikiganiro cyitwa Sobanukirwa, ariko natangiriye kucyumva kugeza igihe kirekire akajya muri za waruziko aho kumva Sobanukirwa ntirushagaho gucanganyikirwa.
ambabarire kubivuga. Ye kubumvisha mwanafunzi wowe nisobanukirwa bagusubiza amafaranga yawe, sibyo? Undi aba yatanze muri bashya. Yamubaza igihe akamubwira ko ari 11 nk'uko nawe arimo kubibona. Nyamara Einstein kugira ngo abashe kureba ku isaha byasabaga ko urumuri ari rwo rumuzanira amakuru y'ibyanditse mu isaha rukayamuzanira mu jisho rye. Kandi mwibuke urumuri rugenda metero miliyoni 299 ibihumbi 792,458 ku isegonda rimwe. Albert yarahagaze kuri metero 5,000 uvuye ku isaha, bivuze ko urumuri rwagenze iby'ijana bya miliyoni 1,667 by'isegonda rimwe kugira ngo rumwereke ko kuri ya saha handitseho ko ari 11. Ikiganiro kiba cyitecanganyikiro. Ndi kubakoma nibwo dutangiye. Fari merci. Wambwiye gukora iminota ingahe? Niba wabyibagiwe nawe rero wabaye. Ubwo rero twavuye kuri moto turakomeza, naringiye hehe mu nyubako ndende hafi aho ngaho. Ndagenda ndinjira ndababwira ni njyewe wabavugishije. Barambwira ati ntabwo bishoboka, twebwe abakiriya tugira ntabwo bajya bagera hano, ahubwo abantu babo nibo babazira hano kuko abakiriya ntibabasha kuhagera. Ubwo muzariho iduka ricuruza amasanduku. Uburyo ninjiye mbivuga nababwiye ni njyewe wari watseka gakomande, nabonye mutinze nza kubyikorera, urabona iminsi irimo iratinda kandi ari ngakeneye cyane barakanumye. Ndavuga ni sawa nta kibazo. Barambwira ati ndayobye. Ubiranga abasinzi nababwiye ko cya kabiri ari ikihe. Urakoze cyane. Ongera ndamanuka hepfo ahandi hantu nari ngiye masanga umusekirite wo ku miryango. Umusekirite nawe byari byagenze bite? Yari yagasomye. Ubundi abasekirite ukuntu bakira abantu mwese turabizi, abahagaze gutya abantu muri iyi minsi baba no ku ma YouTube yicaye akabona uraje agahita ashyashyana agahita akubwira ati shyiramo ibintu byarimo aha ngaha byose, wamara kubishyiramo ugahita winjira gutya agahita sikubwira gutya ukamera gutya agahita gusaka, amara gusaka ugafata ibintu byawe neza ugahita ugenda. Ntabwo bijya birenza 30 segonde wangu. Kubuye ko yari yabaye nabaye nyiza bona kundeba gusa tu. Ndavuga ni buri yaranze, ndavuga ni mwe n'umufana mukuru arandeba. Grand friend yanagura hano hari imyanda. Ndavuga ntabwo nzize. Arongera arandeba, kumbe singera ari kureba. Ikintu cyabimbwiye nuko nubishavuze ariko muri amugabo uri gukora ziriya manevre bamugonze byagenda bite kwe. Ndangije mbona ntibyakunda, ibintu byanyembiterekamo aho ngaho. Ndinjira, maze kwinjira aransaka neza gake gakeya, ariko nyine nabyo birimo ibintu by'ubukoryi byinshi cyane. Ubona ko atari tayari, fata utuntu twanjye maze kugenda. Aba arahindukiye arambwiye ngo wesha ngo kugiye batagusatse. Ibintu biranga abasinzi nababwiye ko harimo iki cya mbere. Murakoze cyane. Bandinjiye ngezemo nari ngiye, ntabwo nababwiye hano nari ngiye. Hariya ni hera. Kadupfe kuvuga ko nari ngiye muri interview y'akazi.
nimibuka ndahababwira mba ndicaye noneho ikintu cyambabaje nyine nari nakererewe wangu ibyo process byose nari nakererewe cyane nsanga interview zarangiye ndabinginga ndababwira ni mumfashe mama Imana uzi ko iri kwinginga umuntu utangira kumubwira uburyo uzamugeza no ku bantu nawe utarahura nawe ntangira kumubwira story zo mu ijuru burya ari abajama banjye bariya ba Abraham n'abandi bose arambabarira ndicara nkora interview ngufi ya mbere yabayeho mu mateka namazemo amasegonda 7 barambwiye ngo nk'uko ubizi rero ngo tukaba ngo turi gushaka urubyiruko rwo kugira ngo rwigishe abantu muri campaign turimo no kurwanya inzoga n'ibiyobyabwenge ndababwira ngo ibiyobyabwenge ni sawa n'inzoga bati ubushakashatsi twakoze nuko benshi ahubwo banywa ibiyobyabwenge basinze ababwira okay mwanyereka tuwarete zahazirisi bati katamo inyuma uzi ikosa ryabaye n'ubu nyicuza iyo building yakoragamo sitasiyo ya polisi ndangije ndayoba wangu ninjira muri sitasiyo ya polisi wangu ndagenda no muri puberi ya difisi ndihagarika ndariyo kupanusa ninyayo bikamindukira ndamubwira ni ako nkukukire ntibarimo amazi kizazijyana namazemo amezi ane murakoze cyane nitwa Rusine Patrick.